uretse ko bikorera views ababishyizeho se uri ababyeyi babishyizeho nese nk'ubure ari kurekarama kugira ngo azagaruke babane wamaze kura biriya yagaruka mu kabana wenda hari wagira uwo mutima wo kubana ariko wasanga n'ubundi anagarutse batazabana neza. It's a part of the family. Nakubwiye ko ni divorce n'umuntu akomeza kumuvandimwe. Abavandimwe bararakaranya mwa divorce basinzonya kuvugisha n'ibiki ariko aracyari umuvandimwe. Donc uko uyitwara ku muvandimwe mwavutse indimwe niko wakitwara ku muntu mwa divorceje. Kubibona n'amahano se nakubujije ntago nabikubujije ahubwo wisenya umuryango witwaje ngo uri kurwana n'amahano kuko na Yesu yavutse mu mahano. Muri Zaburi aravuga ngo turamashyana atangaza benshi. None se uriya mukecuru adakoze biriya ni gute twaba turamashyano nyine ni ishyano ubwo nawe ufite ubushyano bwawe nuko ubushyano bwacu butagaragarira muri perspective cyangwa se kuri ntuza zimwe muri angle zimwe niba ariko ndabyita nabaga muri kunyumva kugira ngo urugo ruryohe neza uwo mugore wawe ajya umugore ariko ku zindi aspect abe n'umukobwa wawe at the same time. Niyo mpamvu bakunda iyo umubwiye ngo baby kuko nyine ni na baby nyine mubere papa we nyine byuzuye. Muri iyi si y'abantu baba liberale umuntu nabikora njya ahubwo nzirinda kumuharasinga. Ribi byegereza umutima ivuga ngo mwiharasinga aba bantu ni abavandimwe nimba baranatandukanye cyangwa bafite mu ntekerezo. Iyo utandukanye n'umuntu umudivorce aba ari umuvandimwe wawe. Icyo rero utavuga ku muvandimwe wawe ntiwanakivuga ko mwatandukanye. Ntabwo iyo umuntu mwabanye ahinduka rubanda ntibibaho. Udize ko banu banashaka no kumureba ni nkuko n'umuvandimwe wawe akumva udashaka kumureba ariko abakira umuvandimwe. Yego. Ubundi kugira ngo byumve neza nshobora kuba ntavuga rumwe n'umuvandimwe wanjye none nawe ukaza kuza gusyonyogiriza uduteranye ukabona ngupimye ingome kuryinyo nibwo uhita ubona nyine icy'ubuvandimwe aricyo kuko nubwo ntakivugana nawe ntanakijya imbizi nawe ariko nibisobanuye ko atari umuvandimwe. Hari nabigeze gushaka kuzana ako kantu muri kwereka Mutabazi upfiki n'umuyobozi ukomeye usigaye yobora za Remus napfiki se n'abayobozi nge ntarabo umuyobozi ariko kuvuga kuri Rugagi you attack the family sinirwa mbaza nsanze nk'urugero uri gukubita kabarira ntago nabaza uri n'umuyobozi cyangwa umusirikare sinareba ko ufite imbunda nahita nkwataka kabanzi kari nkomereza purgatori ntago nareba ngo ufite machine gun nahita nkubita kubera ko it's the principle of the family. You don't attack the family in my eyes. Hari amagambo tugomba kwitondera igihe turivuga mu Rwanda rw'abanyarwanda. Uwo muvandimwe yakozeho ikosa rikomeye cyane nubwo no kwataka umuryango naryo ari indi kosa bose bakoze hagati yabo. Isi yose umuryango nyarwanda wose wababajwe n'imvugo yo gukata umutwe no kujyana kuri RIB ariko reka rero mvuge mu buryo buri academique administratif familial sinzi ko ndabyita bushoboka babitangaza uzamuzane kuri iyi mikoro kuri iyi kamera asaba imbabazi abanyarwanda kuri iriya jambo ryonyine ndabisubiramo mushiki wa atajya Afrika riso ukabubizi wabwira nyoka kamuhana wabwira mukuru akamuhana wabwira nyina wabakaza kumuhana kabiri noneho mushiki wawe akuroze ukaburuka ntago wavuga ngo none nanjye ndajya kuri media kuko nzi ko udafurika riso mpite nguteza isi. Yes reka nanjye ngusuza dukurikiye ku Sezana TV bya gushaka komeye cyane kuvuga kubana natwe mwanya uyu nguyu ndagusuje kandi ngushimira ko warahisemo iyi channel. Reka nanjye nkwifuriza kuzagira umwaka mushya muhire 2025 uzakubera umwaka mwiza uzakubera umwaka w'amata n'ubuki uzahahe uronke kandi Nyagasani azabane nawe kuri kamera kandi ndi kumwe na Apotre Professor Mutabazi. Ishimiye kongera kwakira Apotre. Murakoze kunyakira abadukurikiye umwaka mushya muhire. Uwiteka azasoza imigambi yabo kuri bo ye kuri we kandi n'imigambi yabo nayo ayisubirishe kwera kwe n'umurava we. Abantu bazabone ko kwiza kuwiteka muri uyu mwaka. Yego Apotre umwaka wawutangiye gute? Na utangiye neza nishimye. Biraho nta bidasanzwe ariko icyizere cyo kirahari kandi nicyo cy'ingenzi so kadutegereza umwaka mushya muhire. Kugira ngo tugaruke ku muryango hari iwanyu Gicumbi haravuga inkuru ngo y'umukobwa ushinja nyina kumutwara umugabo ngo yaramutwaye. Nabonye uburyo ishingiro rya kavarinze topic manza yaramutwaye pe kuko n'umugabo w'ubwo nyine ni sebukwe w'uriya mukobwa uriya muhunga ahubwo sebukwe w'umukobwa sebukwe w'umukobwa
none se nyine uriya mukecuru yego yari sebukwe uriya mukobwa. Sebukwe what? oya Uriya mukobwa batwaye umugabo ubwo yatwawe. Yes nyina niwe wamutwaye. Yari nyina w'umukobwa ahubwo. Yes na ubwo nyine sebukwe uriya muhungu. sebukwe uriya muhungu nawe nabonye avuga ko nyine byamubayeho. ati binama hano rwose. ati binama hano. Ariko nkuko nakubiye mu kiganiro cy'ubushize, biriya ni umuryango ntabwo bagomba kubizana muri media. urumva atari amahano? urabona atari amahano wowe? Amahano wazana muri media nkabyemera, cyetse uvuze ngo papa yishe umuntu, papa yakase umuntu umutwe, papa yakoze genocide, ayo waza wenda ukayavuga. Ariko nakubwiye ko ibintu byo mu muryango uryumaho uraceceka. Iyo akuroze upfa bucece cyangwa se ukashaka inama y'umuryango cyangwa ugashaka abakozi b'Imana mugatwika uwo murozi. Ariko ntabwo umuryango wasasa in the media. Yuda yakoze iki kuri Tamari? Ntabwo ari kubishyigikira ariko byarabaye. Wigeze ubona inkuru ivuga ngo nuko barangije barabyasasa mu mudugudu wose barabivuga? Ndakwenda kwibutsa Yuda yakoze ikosa, afata Tamara ashaka kumwandagaza ngo yatwise inda y'indaro. Utwite ute gutya na gutya kandi nta mugabo, uri umukazana wanjye. Arangije Tamari azana inkoni yari yamuhaye nk'igisasuro, urabyibutse? Yego. N'impeta. Anje abimwereka ati nyamaze njyewe mugabo waneye inda njyewe ndamuzi n'ibimenyetso yansigiye ndabifite nabibereka ari wenda mwabimenye. Ngibi ndabifite. Bati bitwereka ariko wowe Yuda wakoze amakosa uvyola protocole z'umuryango ngo uri kurwanya amahano. Abandi babesotse ari we mbyereka, amweretse asanga nibye. Harya kankubaza Yuda amaze kubona inkoni n'impeta ari ibye, yarakomeza ajya gushaka izindi YouTube ngo babivugeho cyane. Yakoze iki? Urakoze. Reka dukora amakosa ntidushaka kwemera ko nibyo turi gukora ari amakosa. Ntawe cyikiriya uriya muhungu ibyo yakoze, ntago cyikiriya mukecuru ibyo yakoze. Ariko byari kuba byiza iyo biguma mu muryango no mu nama z'umuryango bijye kuri YouTube. Uretse ko bikorera views ababishyizeho se uriya ababyeyi babishyizeho. Nese nk'ubu ari kurekarama kugira ngo azagaruke babane. Wamaze gukora biriya yagaruka mu kabana. Wenda hari wagira uwo mutima wo kubana. Ariko wasanga n'ubundi anagarutse batazabana neza. Kuri amusaza yaravuze ati uriya mugore rwose wapi ahubwo bashake kamaramahano. Noneho twibaza iki kibazo. Ko yumva atasubirana n'uriya mugore. Kandi akabazi kuri uriya mugore ari umuryango we. It's a part of the family. Nakubwiye ko ni divorce n'umuntu akomeza kumuvandimwe. Abavandimwe barakaranya mwa divorce basinzonya kuvugisha n'ibiki ariko aracyari umuvandimwe. Donc uko uyitwara ku muvandimwe mwavutse indimwe niko wakitwara ku muntu mwa divorceje. Afite ikibazo agomba gutabara. Kuba muvugana neza byo abavandimwe ari gihe batavugana neza, ariko abakiri umuvandimwe agize ikibazo uri suppose kujya gutabara. Kuko umuvandimwe avukira gukora abandi mu makuba. Uriya mugabo rero ari suppose gukurura mukecuru mukaga. Ahubwo yakabaye media ziri kuvuga ngo umugore we yashakanye n'umukwe wabo wakaza muri media afite inshingano yo kubeshya. Tole forest. Kubeshya akavara inguriya mukecuru. Erega nta bibiri yamuzi. Mba mbareba. Sinzi ababigisha aho baherewe amavuta. Sinzi aho baherewe amavuta yo kwigisha. Ufite inshingano zo kavaringa family. For the shame and everything. Na ibyo banga amahano se YouTube igeze imana amahano ryari? Ni nayirindwa koze se kugira ngo ayo mahano acike. Wajya shano kamere gutyo. Oya. Ni nkuko yamwanga umugabo waguca inyuma ngo none wabonye kuza kubivuga kuri YouTube kaguca inyuma ngo ufite n'ama video ngo wabonye aricyo kizatuma ngo abicikaho. Oya. Gendo senge. Nubona bitavamo usohoke uruvemo ujya handi. Ariko mu gihe ukirurimo tekinike no gusenga. Tekinike ni ukumufata neza. Tekinike ni ukubimuhata ku buryo ajya kugera handi nta kabaraga n'umugongo asigaranye.
tekinike shaka izishoboka zose, ariko kuvuga kuri media umuntu mubana ntabwo byigeze bigisubizo ku muryango. No naraguye ngo iryo ntiribaho. Umuntu mubana n'umuryango icyo yakora cyose kitarimo kwica umuntu ugomba kumukavaringa. N'abanditse amategeko ku rwego rw'isi bakwemerera ko udashobora gutegekwa gutanga amakuru ku muvandimwe wawe no ku mubyeyi wawe ngafungwe. Nko mu rukiko cyangwa mu rukiko ntago bashaka kubaza urashaka kubivuga ariko ibabwe ngo simbishaka, ubu byemerewe. Ariko undi muntu ufite amakuru we baramuga ngo nutaduha amakuru turagufunga. Uzi impamvu baba barabikoze se? Kugira ngo umuntu batazasenya imiryango ngo bari gushaka kujyana umuntu muri mageragere. Umuryango ni ikintu kiri sacre no mu itegeko nshinga birimo. Wrong, bakoze nabi. Wimbwira ngo harimo amahano bakoze nabi first of all, by'amahano uzawinzanira nyuma. Ariko tutirengagije ko cyangwa se twirengagije ko babizanye muri media, ariko ubwabyo ni ikibazo kubona umukazana nako umukwe na nyirabukwe. Yesu yavutse kuri Yuda, kuri Tamari. Nuko Yuda nta bandi bagore yagiraga bavukaho umucunguzi. Ngo kubibona n'amahano se nakubujije? Ntabwo nabikubujije, ahubwo wisenya umuryango witwaje ngo uri kurwana n'amahano, kuko na Yesu yavutse mu mahano. Yesu yavutse mu mahano? Muri Zaburi aravuga ngo turamashyana atangaza benshi. None se uriya mukecuru adakoze biriya ni gute twaba turamashyano? Nyine ni ishyano ubwo nawe ufite ubushyano bwawe. Nuko ubushyano bwacu butagaragarira muri perspective cyangwa se kuri ntuza zimwe, muri angle zimwe niba ariko ndabyita. Ngiye ndi gushaka kwereka ngo twishaka kwirengagiza ko umuntu yashyize umuryango we, yataranze umuryango we kuri media ngo dushake kuvuga ngo turi gukemuriramo ibindi. Kuko ushaka kubikemuriramo waduha urugero rwo muri Nigeria rutari urwa hano. Kuko urugero twarwumvishe ko hari umuntu washakanye n'umukwe we, tugahita tuvuga ngo yala byo ni amahano, ugakora inyigisho yawe ukigisha abantu. Ni nk'uko utanga urugero, ntanze urugero kuri Yuda. Ndamutse mfite nk'umuntu mu muryango nzi wakoze ibyo bintu, kuki nawe ari we natanga urugero hano? Ariko ndabutanga kuri Yuda ko Yuda we byanditse muri Bibiliya biri public. Nugaruka hariyo mwashaka kumbaza iby'amahano, urabimbaza mbikoreye iki? Hariya amahano agengwa n'itegeko ryo mu Rwanda yahanwa n'ubusambanyi aramutse afite ibimenyetso. So niryo tegeko ryonyine rya muhano naryo bazarikureho. Kubera iki? Ibintu byo mu nkundo ntibakabishyiramo amategeko cyane, keretse mu mitungo bavuga ngo wemerewe 1/2. Hari ibintu nuzi umuntu mba atakigushaka. Tugire gukanyaga divorce umuntu ayibone yiyushya kuya, udafite amafaranga we ngo azaburane ashinga umutwe n'abavoka, hari igihe n'imyaka 5 yashira bari muri izunguruka. Nose urashaka gukondana umuntu kuzabaho adakora icyo gikorwa, arwahita zana mu burokore. None se leta yacu nanditseho ko ari sekira? Ntago leta yacu ishingiye ku idini yari yose. So biriya bintu bijye biba muri bracket y'urukundo no gukundana, ntakazemo imbaraga y'itegeko. Nge mu mboni yanjye ntago ari cyo gisubizo. Gisubizo ntago ari amategeko. Gisubizo nuko abantu ahubwo bubaka intekerezo zabo na conscience yabo na decision making zabo n'amarangamutima yabo y'urukundo bafitanye nuko babanye, bikabatera kudacana inyuma, kudakora ibinabiriye. Ariko nibijya ngo itegeko ngo ndagucunga. Ndaguhunda urugero. Murangira ntiyatubwiye yuko umudamu wacu acyatemptinga gukuramo kode yawe ikanga no kuvamo, aba yandikiye umwaka n'igice y'igifungo na miliyoni 2 yazabo. Ngiye namwe mwumvanya bivuga kabiri, yabivuze yamwe azakubisubiramo. Ngo kandi ubwo ngo ni igihe ataragera n'amakuru ya accessinga urufete yo kuba yashatse kwinjiramo gusa. N'umwaka n'igice n'ihazabu y'imyaka n'ihazabu ya miliyoni 2. None se ubu ntago baba baregeze ubona madamu wagereza kureba muri telefone yawe kutamufungishije? Niyo waba wari contrariye ko yarebye itegeko raribizi ko rihari kutarikoresheje. N'icyo kintu nuko nge ntabifata nk'icyaha. Yego urakoze. Ariko nyine impamvu ririya tegeko riba ryaragiyeho ni ukugira ngo uwo uzabona ko kuba byakozwe
nyine byakangiza byinshi akabona yuko akwiye gukoresha iryo tegeko arikoresha. Hari byinshi nyine njye mba ndebamo nkavuga ngo haryo buno itegeko niryo turi bwubakireho cyane, cyangwa numvaga avuga ngo nuko rero nagana nabyumvishe ku ishingiro nyine umunyamakuru ari kubaza ati kize abantu ku ishingiro bakoresha ubunyamwuga namwe muzabigireho. Muko umudamu wabonye ko batiza mugaragaza isura bamufotoreye inyuma ahetse umwana, so yabaro abandi bantu bari guhita bafotorera imbere isura ye igatrendinga, umudamu akabaye victime rega. So ariko kuba bafotoreye inyuma urabona ko ntacyo bitwaye. Noneho umugabo ari kuvuga ngo noneho ngo nari mpagaze ku cyapa ngo mbona ngo barakuzamuka mwirebero, ubwo nyine mu karitsiye zo mu rugo nyine tu mwirebero nyine ubwo uri kumanuka ujya ahantu bitazakibari gutyo byazakibari manuka twita mwirebero nyine ubwo aravuga gahita wumva n'ahantu atuye na karitsiye aturuka mu gahita wumva uri kuyumva neza. Ariko nyine turi mu isi, turi abantu, ibintu nka biriya bijya bibaho, ntawe twabishyikiramo ngo nabikore kuko wenda tugarutse nko muri Bibiliya Imana yabwiraga abantu ngo reka duhere kuri iki ngiki. Adamu yashakanye nande? Umukobwa we. Inde? Umukobwa we Eva. Eva yari umukobwa wa Adamu, yamubyaye par césarienne. Gusa nta gusoma Bibiliya oya byanditse no makori no kugira ngo ubyumve neza. Paulo yabwiye abakori n'abavuga ngo tuzi ko umugabo ari we wabanje kubyara umugore, noneho guhera icyo gihe abagabo bakajya babyarwa n'abagore. Ngo ariko ntabwo abagabo kwikubitiro ntabwo abagabo babyawe n'abagore, ahubwo umugabo niwe wabyaye umugore, uhereye icyo gihe abagore bakajya babyara abagabo. Ni nka ryage n'inkoko. Yego. So Adamu rero bashatse umukobwa we witwa Eva. Donc yari umukobwa akaba n'umugore we at the same time. Nabaga muri kunyumva kugira ngo urugo ruryohe neza, uwo mugore wawe ajya b'umugore ariko ku zindi aspect abe n'umukobwa wawe at the same time. Niyo mpamvu bakunda iyo umubwiye ngo baby, kuko nyine ni na baby. Akantu kari spiritual kana akanyamwuka. Ariko nanone nyine mubere papa we nyine byuzuye. Mubere papa we nyine byuzuye, reka mbyite gutyo. N'umugore nawe aryoherwe no kuba your baby. So hakurikiraho Gahini yashakanye nande? Abeli yashakanye nande? Biroroshye na bashiki babo. Kuko nujya gushaka handi abandi bantu baturutse mu ijuru. Nwanga abana b'abakobwa ntago biraya bavugaga, ariko Adamu na Eva babaga bababyaye. Abo bana b'abakobwa rero nibo bashakanaga na basaza babo. Ariko abantu bamaze kuba benshi mu isi, Imana ishyira amategeko irababwira ngo ntihazagire umuntu ushakana na mushiki we, nihagira umuntu urongora nyina bazamwicisha amabuye, nihagira umuntu ushakana na mukase bamwicisha amabuye. Amategeko agenda ajyaho kugeza aho mu makori no hari amagambo avuga ngo muri rata ariko kwirata kwanyu si kwiza, ngo muri mwaboneka musambanye mutuboneka no munyamahanga, ngo umuntu kwenda mukase namwe mwaneza mukirata. So ayo magambo turabizi ko ahari. Nimba rero Imana itarigeze ishima ko bashakana na ba mukase, nta garuko yatekerezaga ko bashakana na ba nyina cyangwa na ba nyirabukwe. Ndumva ari nk'icyo navuga. Ntago najya mu kuvuga ngo ndabishyikira cyangwa se mbishyikira. Ahubwo icyo navuga ni kimwe, nuko nyine impamvu yo kubikora kwabo nta wigeze ashaka no kwimenya. Yego. Nta wigeze ashaka kumenya impamvu yo kubikora kwabo, kuko ntago ari ibintu tumenyereye mu Banyarwanda. Ushobora gusanga umwe muri bafite ibikomere ntazi ibyo ari byo. Urabizi ko n'abakire bo mu Rwanda batajya bajya mu batherapist ngo babafashe mu bibazo byo mu bitekerereze. Ubwo se bari abantu b'abakene bari hariya, wabonye inzu ya mugabo abamo, umurebye wabonye urwego ariho. Bo bagize donc shock zibatera trauma, utekereza ko bazihendoringa bate? Ahagenda kamenamo inzagwa n'ibigage. Rero nakanyanga, wenda katuvuge ngo nakanyanga aho ikibo. So urumva rero yuko nitujya kureba ibyo abantu bakoze tutarebye ubuzima babayeho n'ibituma bisanga mu mitekerereze nk'iyo bafite,
aho ngaho nyine turaba duhisemo kuvuga ngo ni amahano ariko neza rutabibona uri kuvuga ku kintu n'umuntu wese abona kandi hari ikindi ahubwo wareba uri kutubwira kuri gitera nta nutabona gitera n'imyenda yambaye turayibona ahubwo se kutavuga kuri kibimutera kuki atariho washyira imbaraga so rero ntago biriya bintu bikwiye ariko nanone kuba barabikoze nyine nakemeza ko ariko batekerezaga twakoze iki ngo badatekereza kuriya kamemo hari inzira byaciyemo ngo batekereze kuriya hari inzira byaciyemo ngo batekereze kuriya ariko nuko wenda hari ukuntu mu Rwanda ibintu babitwara ariko isi igenda ihinduka kabiri uza typing muri Google yawe ubaze ngo ibintu bwa mbere baye mwisa ryo uzagwa case miliyoni 3 donc isi igenda ihinduka rero muri uko guhinduka ku isi rero habamo no kuba hari abantu bagira imitekerereze iri liberale cyane itari conservateur one akizera mu kudivorce mu gihe hari umuntu ko ati nzahwana nawe kabiri hakaba umuntu wizera mu bango divorce nze nshaka gushaka umuntu ndusha imyaka sibyo se cyane gatatu muri abantu bakurusha imyaka rero haryazamo mama w'umugore mwabanaga ubwo ni muri bantu bafite yamyitekereze iri liberale ahubwo buri hari ikintu nge nakita ko ari kibi cyane nubwo nicyo nacyo atari cyiza ashaka abagabo ashaka afite nk'imyaka 40 agashakana n'umugore ufite imyaka 40 wenda cyane n'3 uwo mugore akaba afite umwana wa 21 none ukazasanga atware umwana na nyina bose kandi ntarekuye umwe ngo uriya mugore ntago batwereka ngo yajya gari akagaruka hano byibuze we yagiye hari yahagiye sha abagabo sha we ajya nijoro wamara kujya ku kazi n'umukobwa akamukurikizaho ibyo se niwagize ngo nk'izo case none bazitubwiye uzi umubare wazo wagize ngo ndi kubishyigikira ntago ndi kubishyigikira ahubwo turi mu isi yasaze the world is so weird so weird so you read your own indirimbo imwe niko numvisha babiririmbamo abayizi barayizi the world is so wide read your own icyo twakora uri wese ku giti cye no kutabikora uko yumva atabishyikira atanabishyigikira ariko noneho muri iyi si y'abantu baba liberale umuntu nabikora njya ahubwo nzirinda kumuharasinga ribi byegereza umutima ivuga ngo mwiharasinga aba bantu nimba ibyo bakoze nta mategeko abirwanya mwibaharasinga dufite yo kuko iyo mitekerereze wowe utayifite nese sinko ari umuntu bwati nge sinashaka n'umugabo ufite imyaka 30 mfite 24 hakaba n'undi kubwira ati ngewe mfite 24 nshatse wa 80 nityo tubuze ubona izo case cyane ariko mwamwabwa kari amahano so rero imitekerereze iratandukana nge nimba ari ikintu nize mu buzima bwanjye nukwemera ko nabandi bafite gutekereza gutandukanye n'ukwanjye nkuko bandeka nkabaho kwanjye nabo bagira ukwabo kandi nabo hari uku expressinga akoresha mikoro ariko hari no kuba ya ku expressinga akoresheje ibikorwa reka nkoreshe mvuge muri ubwo buryo sibyo se noneho ikiba gisigaye no uvuga ngo human right they are free to think what they think freedom of opinion and they are free to live by those opinions if they are not against the law nimba kandi bitabangamiye societe cyase bitagira uwo bibangamira ngo bimubuze uburenganzira bwe yes ntago ari original ntago ari byo tumenyereye mu gihe cyatambutse cya kera ndabyemera ariko si icyo cyonyine kimaze gusoka dara normal iby'abagabo ko bwabaye uhimi bambwe n'abagahindiro bose ikisigaye no kwibaza ngo ibiganiro turi gukora turabidirija gute turabyerekeza kugira ngo bigire icyo bifasha kuko nanone ni gira nk'umuntu umasha atanareba tanazi iby'amasha turangiza ahubwo nibi turaza twivugire gusa views ziboneke just tugaragaye ko dushobora complaining ngo this is unacceptable ntago ari cyo cyadufasha gusa kubishyira hanze nicyo kiri cyabanje kunjena kuko ubusenya umuryango mu buryo bukomeye
kutabishyira hanze ariko wenda ushobora kubiganiza abo mu muryango bo bakamenya iryo bagushije nyine iryo shyano bagushije ariko ibintu by'ishyano bizi nabyo ko biri relative neza nuko kera babanga umuzigaba ngo ntakavuge ngo inyamaswa ngo ntakarye iyi ngiyi ngiyo uvuze ingwe nijoro iraza si utuntu nk'utwo ngutwo none se uyu munsi hari abantu bakibiziririza ibyo bazirizaga kera so rimwe na rimwe tujye twumva ko nanone biba biri muri izo mbago turimo tunagana ku musozo ibi bintu uvuze by'umuryango nabonye bigenda bifata indi ntera tumaze iminsi tubona uwitwa papa bitangaza mama bitangaza ibyabo babishyira hanze bakagira n'ubwo bazana n'amajwi ngo barimo batukana na biryo jambo navuze rirabareba ni umuryango ni abavandimwe nimba baranatandukanye cyangwa bafite mu ntekerezo iyo utandukanye n'umuntu umudivorusha aba ari umuvandimwe wawe icyo rero utavuga ku muvandimwe wawe ntiwanakivuga ko mwatandukanye ntabwo iyo umuntu mwabanye ahinduka rubanda ntibibaho utuze ko bano banashaka no kumureba ni nkuko n'umuvandimwe wawe akumva udashaka kumureba ariko abakiri umuvandimwe yego ubundi kugira ngo byumve neza nshobora kuba ntavuga rumwe n'umuvandimwe wanjye none nawe ukaza kuza gusyonyogiriza uduteranye ukabona ngo upimye ingumi ku ryinyo nibwo uhita ubona nyine icy'ubuvandimwe aricyo kuko nubwo ntakivugana nawe ntanakijya imbizi nawe ariko ntibisobanuye ko atari umuvandimwe wenda nafashe distance dusa n'abatandukanye kugira ngo nabigusobanure kuri Yefuta ko bari baramuhanahanye bamwita ikinyendaro bari abavandimwe ariko bamuhamagaye ngo vayo dutabare ntiyaje none muvandimwe rero ni kuriye abantu muzige ko babaye Yefuta kandi ibi byakabaye bigira no kwitorero uribuka ko papa bitangaza yabimbaje uri ko nabyumva urabyibuka ati ko abantu ba Claude bigeze bakuvuga wowe ukaba utajya ubatakinga ibintu nk'ibyo ngibyo wenda ashobora kuba yabimbaje utari kubyumva ariko yabimbaje cyagiye dufite ko twahuye nyine cyase twahuriye aha ngaha turi ariko njyewe iyo witwa umukozi w'Imana you are a family and I don't attack family ntabwo njya nataka umuvandimwe hari n'abigeze gushaka kuzana ako kantu ariko Mutabazi upfiki n'umuyobozi ukomeye usigaye ayobora za remuzi ntapfiki se n'abayobozi njye ntaraba umuyobozi ariko kuvuga kuri Rugagi you attack the family sinirwa mbaza nsanze nk'urugero uri gukubita akabarira ntago nabaza uri n'umuyobozi cyangwa umusirikare sinareba ko ufite imbunda nahita nkwataka nkaba nzi ko ari nkomereza purgatori ntabwo nareba ngo ufite machine gun nahita nkubita kubera ko it's the principle of the family you don't attack the family in my eyes ntago wakubitira umuntu imbere y'abana be ntago wakubitira umubyeyi imbere y'abana be yego nibyo nakubwiye ngo abanyarwanda mbura naho mpera mbigisha Bibiliya ni gute avuga umushumba wawe nabi ariko ngo numvaga bimaking sense wasanga yarabikoze no ntagaruka ibintu bikora uwo muntu ari kwataka umubyeyi wawe hitwubita gukubita ni gute nagaruka ngo umukubita umugeri wenda hita umwaturaho ikintu kivuye ati kuva uri kuvuga ku mushumba wawe gutya hure n'ibyago mu izina rya Yesu gira ikintu ukora ko kigaragaza ko you attack back ntago mvuze ngo umukubite byo gukubita n'abantu bajye bumva neza wenda nta mvuze ngo byo gukubita mpita nibuka ko iryo jambo ngomba kurisasira hari amagambo tugomba kwitondera igihe turivuga mu Rwanda rw'abanyarwanda uwo muvandimwe yakozeho ikosa rikomeye cyane nubwo no kwataka umuryango naryo ari indi kosa bose bakoze hagati yabo ariko nari kuvugana n'umuntu muri Belgique muri Belgique arambwira ati sinkurikira YouTube sinkurikira Mediator ariko harakangwa mu matwi ati nkaba ndagafunguye ati nkareba nk'iminota 3 nkagenda so ugasanga yuko isi yose umuryango nyarwanda wose wababajwe n'imvugo yo gukata umutwe no kujyana kuri RIB ariko ntubinjyanemo ntunabintinzemo ijambo riranyerera rigacika umuntu bikarangira inzego zamuganiriza marika kata akwiye kurigarura cyo bita retire donc papa bitangaza reka mbivuge mu buryo bwiyubashye so reka rero mbivuge mu buryo buri academique administratif familial sinzi ko ndabyita bushoboka
papa Bitangaza uzamuzane kuri iyi mikoro kuri iyi kamera asaba imbabazi abanyarwanda kuri iriya jambo ryonyine, ibindi abikomeza uko abyumva. Kuko ibindi ndakubwira ngo principe z'umuryango yaraziviyoye, ariko abishatse gukomeza kuziviyora ntago namubuza. Ariko kuri iriya jambo ryo ku Rwanda rwabayemo genocide, mbese gukoresha ijambo ryo gukata umutwe, waba uri kuritanga nk'urugero, waba uri kuri, ndabizi ko tugiye muri angle philosophique wavugaga ibintu mu buryo runaka, ariko no, abanyarwanda by'umwihariko twavuganaga yarokotse genocide, byumvikana ko ni umuntu uri sensible cyane ku ijambo rivuga ngo nakica umuntu, nakata umutwe, natema umuntu. So nimbo yarabimbwiye, ubwo hari abandi babibwiye abandi. Kandi urumva baravuga ati sinanabikurikiye ko ati kanguye mu matwe, baburije kumubwira ati kuriya muntu ni umuntu wanjye, rwuriya ni umuvandimwe. Ati ye muraziranye, none se mwiyakane. Ariko nanone ndavuga ni buriya nzabimubwira, ariko ushobora no gusanga nawe yaramaze kubiromarika ko, ariko kubiromarika iyo hirya ntibihagije. Tera intambwe ujye kuri kamera uvuga uti riya jambo rwose imvugo uburyo azayigorora, nawe ntago ari umwana, arabizi. Arisabira imbabazi, akomeze ibijyanye nuko yumva ibintu, kuko ntago nge nategeka umuntu gukora ibintu ko ngewe mbyumva. So kuko iyo ngena ntaka mention nari kuba ntamubereye umuvandimwe mwiza nanone, kuko urumva yagakoreye kuri media, wenda yaba yagakoreye hirya mu bwiko, nari kujyana mu bwiko, nari gushaka nimero ye nkamuhamagara nkamubwira tuziga icyo kintu. Mama Bitangaza, Papa Bitangaza, bose bakubera inshuti, bakubera abavandimwe, nibagirana ikibazo bose bakomeza bari inshuti zawe. Ntago ari ngombwa yuko ugomba gufata uruhande rumwe cyangwa urundi. Kabiri, kuva umuntu akora ibintu wowe utemera ntibikora ko ari umuvandimwe wawe. Kuko ngiye no kuvuga ngo abantu bose bakora ibintu ntemera ndahita bose mbavaho, nasigara nandese. Nta n'abantu bake bakora ibintu 100% nemera. Rero uko niko kuba umuntu uri mature, uko niko kuba umuntu umunyabwenge, nukubanza no kwemera ko abantu mudatekereza kimwe, kandi kuba abantu mudatekereza kimwe atari impamvu yo kugira ngo ubigire intambara. Ahubwo ugashaka icyatuma wubaha mugenzi wawe, ukunda mugenzi wawe, kandi uba uwo kwishingikirizwa, sinzi ko ndabyita, donc the support, umuntu yabonaho support cyangwa se yabonaho ubufasha, yabonaho ubwishingikirizo, niba ariko ndabyita. Nicyo tuguye gushyiramo imbaraga. Ko nidushyira imbaraga mu kurwanyana no guhangana, cyangwa se kubona umuntu ngo ufitanye ikibazo n'undi tukabyinjamo tukabigira personal, ntago ari cyo gisubizo. Nta nubwo tuba twitwaye neza, nta nubwo tuba tubaye beza kurenza uwo ngo turi kugaya. Tubizi neza ko ibibazo biba hagati y'abantu. Tubizi neza ko abantu batekereza bitandukanye. Bityo ko batekereza bitandukanye, bya bibazo babikemura muri style itandukanye. Support yacu sukuza dufata uruhande tubarimira hitaka, cyangwa se durimira uruhande rumwe turimira hitaka, rundi turugira urw'umwere. Support yacu ni kubasengera, no kubabwira ko tubakunda, no kubabwira ko ari abavandimwe, no kubasaba, ariko no gusaba ati bishobotse byinshi mukabigira private, in public, hakaza bike bishoboka cyane ntihagire nibiza nimba bishoboka. Reka nkore mpinira aho ngaho mvuga ngo nzakomeza kwigisha mere ivuga ngo umuryango ntago bawushyira muri media, ibibazo byawe bereyemo narabikubwiriye ndabisubiramo. Mushiki wa atajya Afrika riso ukabubizi, wabwira nyoka kamuhana, wabwira mukuru akamuhana, wabwira nyina wabakaza kumuhana. Kabiri noneho mushiki wa wakuroze ukaburuka, ntago wavuga ngo none nanjye ndajya kuri media kuko nzi ko udafurika riso mpite nguteza isi. Cyokoze umuturanyi wawe n'umuntu mbese umuntu mudafitanye isano y'amaraso, mudafitanye ubuvandimwe, kuko ntago isano y'amaraso ariko ubuvandimwe yonyine. Umuntu mudafitanye iyo sano yihaye kukuroga, ubizi ko umubiki ibanga ryo kudafurika riso, waza ukabivuga nawe akabiseberamo agakubitika. Ariko hari impamvu nyine umuryango aba ari umuryango, amaraso si amazi. Nuvuga ngo umuntu mufitanye isano y'ubuvandimwe n'umuryango, ni igihango, ni ugucana kunda kuba kutasabye ko bazana icyuma ngo basature. Rero nzakomeza bambwirira ihame
wimbwira ngo urarengana, wimbwira ngo ufite impamvu yo kuvuga, nushaka umbwire ko ufite amatroma, ayo matroma yajyane ku ruhande, nimba uwayaguteye ari umuryango, mushaka uburyo ibyo bintu muzabidiringira mu muryango mpaka birangiye, cyangwa se mubipfanye ariko mupfe mubungabunga iryo hame ry'umuryango. Ku rundi ruhande ndinde yo kuvuga ngo nimba mbabwiye amahame, icyo twita inherent laws, cyangwa se amategeko yarimwe n'Imana kizo nk'uko umugore ari ubyara atari umugabo, ntacyo wabihindura niyo abazungu babirakariramo. Uko ni nako iby'umuryango, ayo ni amategeko yawo, iyo uyarenzeho ufesinga ingaruka zabyo, cyangwa se rimwe na rimwe wenda Imana ikakubabarira kuko ibona wabitewe no kutamenya, ignorance. So ari bo ari n'abandi rwose pe, abantu baka indwano ziri hagati yabo umuryango zigomba kuguma hagati yabo ndetse n'inama y'umuryango period. Ubirengaho wese aba yarangije kurenga ku mahame y'ubumana, y'ubumuntu, y'ubwenge. Kandi iyo nje kubivugaho akeshi nirinda kuvuga ku bintu bo ubwabo bavuze, kuko babivuze already batabyemerewe no kubivuga. Iyo rero warangije kuvuga ibintu utemerewe no kuvuga, ndabanza nkatesha agaciro kuba wanavuze ubwabyo, sininjirayo nkasigara nicyo vuga ngo muri abavandimwe ndabakunda, ibyo murimo ntibyakabaye biba. Simvuge ngo uyu ni uri mukuri, uyu si ni utari mukuri, kuko already this information ntago zakaye zagiye in public. Naho rero nasoreza ubundi Abanyarwanda ndabakunda Mutabazi, dushimire abari badukurikiye bose. Ku muntu wifuza kuvugisha Apotre Mutabazi, nimero ni 0788 30 95 13. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom, shalom. God bless you.